umva ukuri, gusenga biruta kuganya. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6. Ibyo mushaka bimenywe n'Imana. Ntabwo dukwiriye kuganyira abana b'abantu. Iyo tuganye bibicyaha, twaganyira abantu, twabwira abantu, twitotombera ubuzima, gihinduka icyaha imbere y'Imana. Muri Nehemiya igice cya 5 umurongo wa 6, Imana yanga amaganya ikanga n'abaganya. Iyo umuntu ashaka gusenga, ujya hiherereye, ugapfukama, ugasuka amaganya yawe imbere y'Imana. Zaburi 142 umurongo wa 3. Amaganya asanzwe yica iby'umwuka. Umuntu uhora uganya ntakura mu by'umwuka. Umuntu uhora uganya ntajya umuntu w'Imana. Umuntu uhora uganya ahora n'amaganya n'igicu ku mutima. Luka igice cya 8 umurongo wa 14. Amashengesho meza yubaha Imana arimo kubwira Imana ntabwo ari yayandi twatojwe n'idini. Sayo ufata mu mutwe, sayo usubiramo kenshi kugeza uyafashe. Nugusuka amaganya yawe imbere y'Imana, ukayibwira ibyo ukeneye, ukayibwira ibyo wifuza. Amashengesho yacu nukubwira Imana ibyo dukeneye, tukayibwira ibyo twifuza. Si ukujya imbere ya pasitoro, si ukujya imbere y'umuyobozi w'idini umubwire ibyo wifuza, ngo umubwire ibyawe, ngo aguce amafaranga, umubwire ibyo azagugereza ku Mana. Imana irakuzi, Imana irakumva. Reka kuganyira abantu, reka kujya imbere y'abantu, bwira Imana ibyawe, izagusubiza ibyo ukennye. Umva ukuri, gusenga si ukuganya, kandi gusenga biruta kuganya.